zaburi nshya. ibitotsi urabibura, icyo kurya ntikimanuka, uwo rurira uwo ruganya, iyo wirebye ubona nta shimwe ugira. Uwiteka arakwibutse, mukobwa w'i Yerusalemu, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira, Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira, Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse. Uwiteka arakwibutse, mukobwa w'i Yerusalemu, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira, Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira, Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse. Ntabwo uzahora urira, ntabwo uzahora uganya, ntabwo uzahora urwaye, ntuzahora ukennye. Igihe kirageze uririmba utuwite kuri mwiza, ntabwo uzahora urira, ntabwo uzahora uganya, ntabwo uzahora urwaye, ntuzahora ukennye. Igihe kirageze uririmba indirimbo zishimwe, kuko Uwiteka arakwibutse, mukobwa w'i Yerusalemu, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira, Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira, Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse. Uwiteka arakwibutse, mukobwa w'i Yerusalemu, mukobwa w'i Yerusalemu, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira, Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse, dora arasaguye, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira, Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse. dushimira Imana iduhaye umwanya, iduhaye uburyo bwo kuba kuri iyi radiyo. Turabiregereje bene data bari kutwumva aho muri hirya no hino, turavuze ngo Yesu abahereze umugisha. Reka dusenge Imana kugira ngo
idufashe muri iki kiganiro tugiye kuganira cy'ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Mana yacu iri mu ijuru, ndashima kugira neza kwawe kwarinze ubugingo bwa twese. Uyu mwanya ukaba utwemereye kuba kuri radio Inkoramutima tuganira ijambo ryawe. Turasengera bene data bari hirya no hino baduteza amatwi, kugira ngo umwuka wera abazeho cyane, abashe kubasobanurira ubwiru bukomeye bw'iri jambo. Nanjye ugiye kurivuga mfashwe n'imbaraga z'umwuka mu kurivuga ni mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice ni 11 umurongo wa 13 tugeze ku wa 16, abariho tuganira ijambo ry'Imana. Haratubwira ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemwo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Aya magambo niyo tuganira, ariko cyane cyane bitewe nuko tuganira hejuru y'igitabo cy'umugenzi. Dusomye intwari zo kwizera. Usoma kiriya gice c'11 cy'urwandiko rw'Abaheburayo, uwo mwanditsi yavuze intwari zo kwizera. Aravuga ngo iyo bakumbura iyo bavuye baba barabonye umwanya wo gusubirayo, ariko ngo bakundaga gakondo irushaho kuba nziza, bari barahishuriwe, bakavuga ko mu isi ari abashitsi n'abimukira. Kandi ngo bavuga gutyo baba bakumbuye iyo gakondo yo mu ijuru, kandi ngo n'Imana cyangwa se umwami Yesu ntaza korwa n'isoni zo kubita abantu bayo. Icyo twashatse kuganira, turaganira amagambo iyo mu gitabo cy'umugenzi. Iki gitabo cy'umugenzi ni igitabo cyiza, kandi ugize ngo ucyumve neza, n'indorerwamwo y'umukristo wese mu rugendo rwe rujya mu ijuru. Kitwereka uburyo umuntu aba ariho atarakizwa, kikatwereka niyo amaze gukizwa uko atangira urugendo rujya mu ijuru, ibigaragazo n'ingorane agenda ahura nazo mu nzira, abaneshwa n'abanesha uko baza bagenda kugeza bageze mu gihugu cyo mu ijuru turi kujyamo. Rero turaganira iki gitabo cy'umugenzi. Iyo dusoma muri iki gitabo cy'umugenzi, biravuga ngo umwanditsi w'iki gitabo ni Yohana Bunyana, wavukiye mu Bwongereza mu mwaka w'1628. Atwandikira atubwira kuko ise yari umucuzi, kandi nawe ngo yize uwo mwuga. Ubundi kandi ngo mu buryo bwo kwiga amashuri asanzwe yize ngo amashuri make yabanza, ntiyabonye umwanya mwinshi wo gukomeza kwiga, ariko kandi ngo yari afite ubwenge bwa kavukire. Nyuma yabwo yaje gukizwa, ngo amare gukizwa atangira kuvuga ubutumwa. Atangiye kuvuga ubutumwa, ico gihe haza kwima umwami utemerera utararobanuwe nk'umupastori kwavuga ijambo ry'Imana. Uyu mugabo Yohana Bunyana araregwa, ashyirwa mu rubanza, bamusaba kutavuga ubutumwa, nawe aranga, yanze, baramuboha, aboshirwa muri gereza, amaramwo imyaka 12. Muri iyo myaka 12 ari muri gereza, yatwandikiye atubwira kuko yabonye uburyo bwo gusoma ijambo ry'Imana ku buryo buhagije, kandi Bibiliya ngo yarayizi igice n'umurongo. Nyuma y'imyaka 12 yaje kubohorwa, atangira kandi kuvuga ubutumwa.
atangiye kuvuga ubutumwa arongera kandi arabohwa, ariko abohwa iminsi mikeya. Amaze kubohwa iminsi mikeya nibwo yaje kwandika iki gitabo cy'umugenzi. Amaze gushyirwa muri iyo nzu y'imbohe niho yatwandikiye, aravuga ngo yanyuraga mu butayu n'ibw'isi, ngo abona ahantu hari isenga aryamamwo, ndasinzira ndota inzozi. Muri izo nzozi mbona umugabo wari wambaye ubushwambagara ahagaze ateye umugongo urugo rwe, afite igitabo mu ntoki, ahetse umutwaro umuremereye mu mugongo. Ngo akomeza kumwitegereza, abona ngo uwo mugabo ataka avuga ngo ngire nte mbone gukira. Ayo magambo yanditse mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 37. Iyo senga yararyamyemwo cyangwa se yararimwo niyo nzu y'imbohe uyu mugabo Bunyana yararyamyemwo. Amaze kuryama muri iyo nzu ajanwa mwiyerekwa, abona uko umuntu aza yakira agakiza. Aza kubona umugabo wari uhetse umugongo, wari uhetse umutwaro nako, kandi uwo mutwaro ngo yari ahetse wari umuremereye cyane. Amaze kubona ngo ahetse umutwaro, atakishwa no kuvuga ngo ese yokizwa niki kugira ngo akurweho uwo mutwaro. Kandi ngo yari amaze kubwirwa n'ijambo ry'Imana rimubwira ko umudugudu wabo witwa irimbukiro uzarimbuka, ariyo iyi si. Amaze kumva ayo magambo arataha ngo ajiwe mu rugo. Ageze mu rugo ahamagara umugore n'abana, arababwira ati njyewe inshuti y'amagara yanyu nabwiwe amakuru y'impamo n'iki gitabo mfite mu maboko, kirambwira ngo uyu mudugudu wacu ugiye kuzarimbuka. Atariko kandi naje kubona n'ubundi buhungiro tugomba guhungiramo. Amaze kuvuga ayo makuru ngo umugore we na bene wabo bose ngo baratangara, ahandi baramusuzugura, ndetse ngo batekereza kuko yoba yasaze, ngo bihutira kumuryamisha. Ariko ngo agiye kuryama ijoro ngo ryamunganyemwo cyangwa se ryamubereye rinini, ngo ringana n'umunsi wose, kuko ngo yari ayasuhuza umutima ubundi kandi aniha. Iyo maze kumva ijambo ry'Imana nta bundi buryo keretse gusa ari uko ugomba kwakira Yesu nk'umukiza. Nuko ngo habaye umunsi umwe aza kugirirwa amahirwe, aza guhura n'umuntu witwa mubwirizabutumwa. Mubwirizabutumwa rero amubwirije ubutumwa bwiza, amutungira urutoki, amwereka aho agomba guhungira, amwereka irembo yagombaga guhunga yerekeye. Uwo mugabo witwa mukristo wari ufite umutwaro aramubwira ati irembo ntaryo ndeba. Undi atese itabaza ntaryo ruzi. Undi ati itabaza ryo ndariruzi. Undi aramubwira ati komeza uhunge werekeye kuri riya tabaza, nugerayo rizakugeza ku irembo, kandi nugera ku irembo uzakomange bazagukingurira. Ijambo ry'Imana rizaritubwira ngo ijambo ry'Imana ubwaryo niryo tabaza rimurikira ibirenge byacu. Iyo usoma Zaburi 119 umurongo w'105 haravuga ngo ijambo ryawe Mana ni tabaza rimurikira ibirenge byacu. Irembo mubwiriza butumwa yamwerekaga ni Yesu yamwerekaga, kuko iyo dusoma mu butumwa bwa Yohana igice cya 10 Yesu yaravuze kuko ari we rembo ry'ubugingo cyangwa se irembo ry'intama. Ariko kukwereka Yesu ngo nguriya ndi wo mubona, ariko ahuza umubonera ni mu ijambo ry'Imana. Yaramubwiye ati ngiriri irembo, ariko irembo ataribonye. Aramubwiye ati itabaza se ntaryo ureba. Undi ati itabaza ndarireba. Undi aramubwiye ati komeza wirukanke cyangwa se komeza ugende werekeye kuri riya tabaza rizakugeza ku irembo. Uwo mugabo arahaguruka. Agihaguruka atangiye kugenda, abaturanyi be ngo baramuhamagara n'umugore n'abana, ngo bamuhamagare yipfuka mu matwi, ngo agenda avuga ngo bugingo bugingo bugingo, ngo ahungira hirya y'agasozi kagari. Reka nkubwire ko mukirisitu uyu turi kuganira
ni umukirisitu wese nubwo yahungiye hirya y'agasozi kagari ntabwo yasize urugo yabanaga narwo, akabana n'umugore, akabana n'abana, akabana n'inshuti, akabana n'abavandimwe, ariko batagihujije imikorere n'ibitekererezo. Yari yarabahunze mu buryo bw'umwuka, ahungira hirya y'agasozi kagari. Agitangira kwiruka, abaturanyi be ngo baragerageje kumuhamagara, abandi ngo baramukangisha, ariko ntiyabumva. Aza gukurikirwa n'abagabo babiri, umwe witwa Mudakurwa kw'ijambo n'undi witwa Nyamuhirya Nino. Baramukurikira ngo bamugezeho baramubwira bati kituzanye tuje kukugarura kugira ngo usubireyo ugarukane natwe. Arababwira ati bene data, nta mwanya mfite wo kugarukana namwe, ndetse yaba namwe byari bibakundiye ngo muze duhungane, kuko mumutuye mu mudugudu witwa Irimbukiro. Ati nabwiwe amakuru y'impamo kuko umudugudu wacu ugiye kuzarimbuka, ariko kandi hakaba hariho ubuhungiro bwabonetse, none nimuze duhungane. Iyo umuntu rero amaze gukizwa biba ngombwa ko abwira inshuti, abwira n'abavandimwe kugira ngo bahunge umujinya uzatera. Mudakurwa kw'ijambo aramunanira, yanga guhindukira. Abo ni abantu bazabanga agakiza. Burya iyo umuntu yanga gukizwa yitwa Mudakurwa kw'ijambo. Aragaragaza kumubwira, undi aramuga ati kera nafashe yasuka, ufashe isuka ndaza areba inyuma. Nyamuhirya Nino rero iwe aravuga ati uko numva uyu muntu karavuga ibintu byiza, none rero Mudakurwa kw'ijambo njyewe mpisemwo kugendana n'uyu mugabo. Nyamuhirya Nino rero akomezanya na mukirisitu, Mudakurwa kw'ijambo asubirayo. Mudakurwa kw'ijambo amaze gusubirayo, Nyamuhirya Nino yagerageje kubaza mukristo ati se inzira tuzayibwirwa n'iki, tuzabana n'abande, icyo gihugu kimeze gute? Undi aramubwira ati inzira ni nziza, nayirangiwe n'inshuti y'amagara yitwa Mubwirizabutumwa, kandi nitwagera muri icyo gihugu nta muntu uzagerera undi nabi, nta rupfu rubayo, nta nzara ibayo, nta byago, nta ntambara, tuzabaho iteka ryose. Undi aramubwira ati mu gihe hari uko bimeze twihute tugende. Undi aramuga ati sinshobora kwihuta kuko mpetse uyu mutwaro. Barakomezanya baragenda ngo baje kwigira imbere, batungurwa no kugwa mu isayo, cyangwa se no gusaya mu isayo yari izengurutse icyo kibaya cyose. Baguye muri iyo sayo, Nyamuhirya Nino atangira kubaza mukristo ati se aha tugeze se ni hehe, ibintu bibaye gute? Undi aramuga ati nta kundi dukomeze tugende. Nyamuhirya Nino aravuga ati inabona uburyo ngasubirayo sinokongera kandi kugukurikira. Ngo yisayura asubira mu ruhande rw'iwabo, ariko mukristo we ngo akomeza kuvoyagurika muri iyo sayo. Agiye kugeraho iherera cyangwa se agiye kuyirangiza kuyambuka, ahasanga umuntu witwa Mutabazi, amufata ukuboko amukuramo. Hanyuma ngo werekwaga aya magambo aza kubaza uyu Mutabazi ati se ubwo inzira ije Siyoni kandi inyura muri iyi sayo niki cyatumye batayitinda kugira ngo ikomere? Aramusubiza ati iyi sayo ndiyotindwa, ati kuko ihora ishirwa mu ico uko bukeye. Ati iyo umutima w'umunyabyaha ukanguwe no kumenya kuko ari umunyabyaha, ati cyo gihe ibyondo birazukuruka, umuntu akaba yihebye agahunga atitonze. Atariko hagati muri iyi sayo umwami yahashiza amabuye yo gutarukiraho, ariko kubera ubwoba bwinshi butuma batayabona ngo bayatarukireho. Reka nkubwire kuko iyi sayo ni iy'isi, kandi iyo umutima umaze gukangurwa no kumenya ibyaha, umuntu azahunga atitonze. Muri icyo gihe ugakora ibyiza n'ibibi, aho ni mu bubyutse butoya umuntu akiri umwana. Ariko kandi hariho amategeko agomba gutarukiraho muri iyi sayo, niyari amategeko 10 Imana yadushiriyeho tugomba kunyuraho cyangwa se gutarukiraho.
amategeko 10 urayazi, ushobora kuyasanga hariya mu gitabo cyo Kuva igice cya 20. Nuza gusoma urasangaho amategeko y'Imana 10 ayo tugomba kubaha no kuziririza. Ayo niyo mabuye yo gutarukiraho tukanyura muri iyi sayo ariyo y'isi. Mukristo amaze kwambuka iyo sayo akuwemwo na Mutabazi, yakomeje kugenda ngo aje kwigira imbere, aza guhura n'undi mugabo witwa Bwenge bw'isi. Uwo mugabo Bwenge bw'isi ngo amubonye akekeshwa yuko uwo muntu ari mukristo, ngo kuko yumvaga agenda niha, kandi ngo inkuru za mukristo zo kuva mu gihugu cy'irimbukiro zari zaramenyekanye mu gihugu. Reka nkubwire kuko umukristo wese aho ari inkuru ze zirazwi, barakuzi mwene data, aho uri hose inkuru zawe barazizi. Hanyuma ngo amugezeho aramubaza ati ariko se mwene data ko mbona uremerewe, kurava he ukajya he? Undi aramubwira ati nturutse mu gihugu cy'irimbukiro kandi ndaremerewe koko, mwise nta numwe umeze nkanje, kuko mfite umutwaro undemereye kandi nkomeje kugenda kugira ngo uzamve mu mugongo. Undi aramubwira ati ariko se niki gituma ukunda ko uwo mutwaro wo ukurirwa muri iyo nzira? Tese ninde wakuranga iyo nzira? Undi aramubwira ati uwandanga inzira ni umugabo nizeraga kuko ari umunyakuri, kandi ndamwibutse izina rye yitwa Mubwiriza butumwa. Undi aramubwira ati muri izo nzira yakohejemwo, iyo nzira ibamwo ibyago, ibamwo ubukene, ibamwo n'intambara, yewe habe no gupfa, ushobora gupfa. Ariko urabona ko ndi mukuru, unemereye no kugira inama ukajya aho bagukurira umutwaro. Ati hirya y'uriya musozi hari umuntu witwa Mwikirisha amategeko, ati waje wiwe yo kuruhura, ati kuko nzi ko yaruhuye n'abandi benshi bari basazijwe n'iyo mitwaro. Ati kuko inzu yiwe ndiri kure niyo uzaserukiraho, ati kandi nutamusangaho uzahasanga umwana we witwa Mvugo Nziza, uwo murimo nawe afatikanyije na se kuwukora. Nuko mukristo ateshwe inzira nziza n'umugabo witwa Bwenge bw'isi, aja kwa Mwikirisha amategeko kugira ngo aze kumukuraho umutwaro. Aragenda ngo agiye gushika munsi y'umusozi, ngo abone umusozi ubogamye kandi ngo urabye ibirimi by'umuriro ushaka kumugwira. Arahagarara ntiyakomeza kugenda. Ngo agihagaze Mubwiriza butumwa nawe abamugezeho, ngo amugeze iruhande amureba igitsure, aramubaza ati se si wewe nasanze wa munsi uririra muri cya gihugu cy'irimbukiro? Ati sinakurangiye inzira ugomba kunyuramo? Undi ati warayindangiye. Ati ariko nambutse sayo gahinda gasaze, naje guhura n'umugabo andangira ko ngomba kuja kwa Mwikirisha amategeko kugira ngo ankureho umutwaro. Undi aramubwira ati uwo muntu Mwikirisha amategeko n'umwana we Mvugo Nziza ntibashobora gugukuraho imitwaro. Ati kuko amategeko n'imihango ntibiza bikiza umuntu. Amategeko icyaza agaragaza icyaha, ariko ntaza kuraho icyaha. Aho amategeko atari, icyaha kiba gipfuye, ariko aho amategeko ari, icyaha kirahembuka, ariko amategeko ntaza kuraho icyaha. Kandi uwo mwana Mvugo Nziza ubwo ni uburyarya, kuko umuntu wese w'indyarya ntacyo azageraho. Mubwiriza butumwa amusubiza mu nzira. Amaze kumusubiza mu nzira, mukristo arakomeza aragenda aja kugera ku irembo. Ageze ku irembo arakomanga, ku irembo haza umuntu aramukingurira. Amukinguriye ngo amukurura vuba, amwihutisha, amwinjiza mu irembo. Undi aramubwira ati se ungururiye iki? Undi aramubwira ati bugufi bw'iri rembo aha hanze ni igihugu cya Berezeburi, azaharasira abandi imyambi, abashaka kwinjira bagapfa batarinjira muri iri rembo. Reka nkubwire kuko kwakira agakiza nta muntu utabikunda, ariko Satani benshi abarasa imyambi bagapfa batarakizwa kandi babishaka. Akazavuga ati nzaba nizera, nzaba nkizwa ejo n'ejo bundi, ariko uza gukizwa ahita akizwa atavuze ngo ejo n'ejo bundi, kuko utazi ibyejo bundi Imana niyibizi. Nuko arinjira, Rukundo aramukingurira.
yinjira mu irembo rirasukirwaho. Reka nkubwire ko iryo rembo rirasukirwaho ni agakiza. Uwo ni we Yesu, kuko yavuze ngo ni nje rembo ry'intama, uzinjira muri nje azakizwa, kandi ntawe uzajya kwa data ntamujyanye, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Utakiriye Kristo nta bugingo ufite. Izindi nzira zose zidafite Yesu, izo nzira ni ibiheka, ariko irembo ry'intama ni Yesu. Mukristo amaze kwinjira mu irembo yakirwa n'umuntu witwa Rukundo. Hanyuma Rukundo aza kumuherekeza, amwohereza ku wundi mugabo witwa Musobanuzi. Mukristo ageze kwa Musobanuzi arakomanga, ngo akomange ku rugi, haza umuntu aramukingurira. Reka nkubwire ko hariya ku irembo ni ukwakira Yesu, Musobanuzi ni ukwakira Umwuka Wera. Amaze kugera kwa Musobanuzi, Musobanuzi yamweretse ibintu byinshi. Umwuka Wera duhishurirwa byinshi. Yagiye mu iyerekwa, yabanjije kumwereka igishushanyo cy'umuntu witonda, amategeko y'ukuri yanditswe ku munwa we, kandi ngo afite igitabo kirusha ibindi byose gikomera, ngo asa n'uwinginga abantu. Kandi uwo nguwo ngo ashobora kuvuga kuko yantumwa yavuze ngo nubwo mufite ababayobora ibihumbi, ariko ntimufite baso benshi, nije wababyaje ubutumwa bwiza. Uwo nguwo ni Kristo yamweretse. Niwe ufite amategeko y'ukuri yanditse ku minwa ye, kandi ahagaze yingenga buri wese kugira ngo aze yakira agakiza. Yongera kandi kumufata maboko amujyana mu nzu ntoya yuzuye umukungugu. Ageze muri iyo nzu yuzuye umukungugu, Musobanuzi ngo ahamagara umuntu, araza kubura iyo nzu. Atangiye kuyikubura, umukungugu uratumuka, ndetse ngo ushaka kuzabiranya mu Kristo, kuko ngo wari utumutse umwinjira mu mazuru. Mukanya Musobanuzi aza guhamagara uwundi, azana amazi ayamishagira muri uwo mukungugu, bakubura inzu bayiboneza bitabaruhije. Musobanuzi arabaza ati se ibi bisobanurwa gute? Musobanuzi aramubwira ngo uyu mukungugu ni umutima w'umuntu, iyi nzu ureba ni umutima w'umuntu, uyu mukungugu ni ibyaha yavukanye n'ibindi yakoze amaze kubaho. Ati uwabanjeje gukubura ni amategeko ya Mose. Ati wabonye kuko atangira gukubura, umukungugu ugatumuka, ugashaka kukuzabiranya, ariko ntaboneze inzu. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko umukungugu watumukiraga hose. Ati hanyuma yabwo uza kubona uwa kabiri wazanye amazi amenjagira mu mukungugu, bakubura inzu bayiboneza bitabaruhije. Aramubwira ngo uwabanje gukubura ni Mose, ariko uwanyuma waje gukubura ashizemo amazi, uwo ni ubuntu, ni ijambo ry'Imana. Iyo ryinjiranye n'ubuntu mu mutima w'umunyabyaha biraneshwa. Arongera kandi amufata mu kuboko, amujyana mu nzu ntoya irimo abana babiri bari bicaye ku ntebe. Umwana, amazina y'abo bana, umwe yitwaga Munyepfa, undi akitwa Mwihanganye. Kandi ngo Munyepfa yasaga n'uganya cyane, ariko Mwihanganye ngo yarashikije umutima mu nda ataganya. Hanyuma Mukristo arabaza ati se Munyepfa aganyira iki? Undi aramusubiza ati ikimuganyisha, umurezi w'aba bana yarababwiye ngo bategereze umwaka utaha ntihazabazanira ibiryo byabo. Atariko rero Munyepfa biramubabaje, akeneye kuko ibiryo byiwe babimuhereza uyu mwanya. Ati naho Mwihanganye we aratuje ameze neza. Mukanya gatoya kuri Munyepfa ngo haza umuntu ufite isaho yuzuye amafaranga, ayamusuka imbere, ngo arayatoragura, ararya, arishima, aratiriza Mwihanganye. Mukanya gatoya ngo abayamaze, asigarana ubushwambagara gusa. Undi aramubwira ati nsobanurira aba bana bombi icyo bavuga. Aramubwira ati aba bana bombi
umwe ni igishushanyo cy'abakirisitu, uwundi ni igishushanyo cy'abapagani, ni igishushanyo cy'abatizera. Uyu munyepfa ni igishushanyo cy'abisi, naho mwihanganye ni igishushanyo cy'abijuru. Kandi umurezi wabo yarababwiye ngo bihangane, umwaka utaha ntihazabazanira ibiryo. Bitubwira ngo mu isi izaza hirya y'iyi si niho tuzabonera ibyo turya, cyangwa se niho tuzabonera ubwacu ubuzima. Ariko rero munyepfa kuko ari igishushanyo cy'abisi, ibyiwe ngo yabikeneye vuba, ngo agasa na wa mugani baza bavuga ngo ijana riraguwe data rirarutwa n'imwe itashye. Atariko rero ubonye ko ibyiwe bihawe arabirya abarabimaze, asigarana ubukene n'ubushwambagara bwinshi. Atereka nkubwire kuko aba batunzi iby'iyi si gusa, mu kindi gihe kizaza ibyabo bizashira, ariko ibyamwihanganye ntibifite ikibisimbura, nibyo byiteka ryose. Ati kuko tutareba kubiboneka, ati kuko ibiboneka n'iby'akanya gatoya, ati naho ibitaboneka nibyo byiteka byose. Ibyo nibyo dutegereje twebwe abari muri uru rugendo. Yakomeje kumubwira amagambo menshi, yamujyanye mu nzu yabyukagamo umugabo wananiwe kwambara umwenda, ngo kuko muri iryo joro yari yarose ijuru rikinguwe, abona umwana w'Imana yicaye ku bicu, yumva ngo ahamagara abera bose, abapfuye barazuka, abariho barahindurwa, ariko ngo uwo muntu iwe arasigara, kandi yazaga yibwira kuko ari umukirisitu. Ati bugufi bwaho yari ahagaze ngo hasamwa urwobo rw'igihenomu, ngo yumva kuko avuga ngo nibatoranye amasaka bayashyire mu kigega, naho umurama bawutwike. Ati kandi icyo gihe umutima we waramuregaga kuko abandi bagiye agasigara. Reka nkubwire mwene data, uko niko bizamera. Hariho umunsi umwe umwami Yesu azaza, kandi namara kuza azahamagara itorero, abakiranutsi bazazamurwa, abapfuye bizeye bahindurwe, abariho bahindurwe, dusanganira umwami mu kirere, abanyabyaha bazasigara. Mukristo avuye kwa musobanuzi, n'ubundi yakomeje kugenda, aragenda yigiye imbere, anyura ngo mu nzira ifunganye izitiwe impande zombi n'inkike yitwa Gakiza. Bibiri ikatubwira ngo tugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, kuko ngo irembo rifunganye riraruhije, ariko kandi niryo ritujyana mu bugingo. Naho inzira ngari ni nini cyane, nyuramwo benshi, ariko ijana abantu kurimbuka. Mukristo ngo akomeza kunyura muri iyo nzira ifunganye, kandi ngo afite umutwaro umuremereye, ngo ageze ahantu hatoya, abona ngo ahantu hazamuka hashinzwe umusaraba, ngo ageze munsi y'uwo musaraba kuwureba konyine, wa mutwaro yari afite uracika, uratemba, ugwa mu mva yari aho hantu, ntiyongera kuwubona. Agihagaze kuri uwo musaraba ahasangwa n'abagabo batatu. Uwa mbere aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Uwa kabiri ngo amwambura ubushwambagara yari yambaye, amwambika umwenda mwiza udaraje. Uwa gatatu amushyira ikimenyetso mu ruhanga, amuha n'umuzingo w'igitabo. Aramubwira ngo azakomeza usome, kandi ngo nagera ku irembo ry'ururembo ngo azawutange, kuko ari ingwate y'ubugingo bwe. Mukristo rero araririmba, niho yaririmbye aravuga ati iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ndihagira ikimara umubabaro, kugeza ubwo nageze ahantu heza hangiriye umumaro, ntazibagirwa ukundi. Ku musaraba niho tuzaduherwa urwandiko rw'ijuru. Reka nkubwire ko hariho urwandiko rw'itorero, hakaba n'urwandiko rw'ijuru. Urwandiko rw'ijuru ruzarwandikwa, ruzarutangwa n'abagabo batatu, ruzarutangwa n'Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Abo nibo bazabatanga urwo rwandiko, kandi uzuruhabwa yuko ugeze ku musaraba. Reka nkubwire ko ofise y'Imana, biro y'Imana ikorera munsi y'umusaraba, cyangwa se biro ya Kristo ikorera munsi y'umusaraba. Mu Kristo niho yaherewe urwandiko rw'ijuru, kandi yari amaze gutandukanya kamere n'ubugingo. Umuntu wa kamere yari amaze gupfa, ahabwa urwandiko rw'ijuru. Iyo dusoma hariya mu gitabo cy'indirimbo za Salomo igice cya 2,
umurongo wa 2 n'uwa 3. Uwo mwanditsi w'icyo gitabo yaravuze ngo nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba niko umukunzi wanje ameze mu bahungu, nicaye mu gicucu cye amatunda ye yarandyoheye, yanjanye mu nzu y'ibirori n'ibendera ryari ku mutwe wanje ariko rukundo rwe. Aravuga ngo ni mumpembuze amatapuwa kuko urukundo rwe runsabye. Arongera aravuga ngo ukuboko kwiwe kw'iburyo kw'ibumoso kuranseguye, ukw'iburyo kuramfumbase. Reka nkubwire ko icyo giti cy'umutapuwa bavuga ko kitaza kiboneka hagufiya, kiba mu ishyamba kure cyane, kandi kikabonwa n'abantu bazi kwinjira batagira ubwoba. Ubundi kandi icyo giti cy'umutapuwa iyo habaye ku mpeshyi niho cyo gihe kizakirabya indabyo zacyo, ukwikira izamuka kikazana ibitumbwe, haza kuba mu kwezi k'umunani kikera. Uwinjiye muri iryo shamba yagera munsi y'icyo giti akicara akaruhukira mu gicucu cyacyo kandi akarya n'imbuto zacyo. Reka nkubwire kuko icyo giti cy'umutapuwa ni umusaraba wa Kristo, kandi kugira ngo uzawugereho ugerwaho n'abantu bitanze batagira ubwoba, binjira mu ishyamba ariyo y'isi bakemera kuyinyuramo ari abakiranutsi. Kandi iyo bageze munsi y'umusaraba wa Yesu, aho niho baza baruhukira bakarya imbuto Kristo yereye igorigota. Kuko Yesu hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 12 yaravuze ngo nimanikwa ku giti niho nzirehereza benshi. Munsi y'umusaraba wa Yesu aho niho bazabicara, kandi yamaze kwicara munsi y'umusaraba azatungwa n'imbuto zera kuri icyo giti, atungwa n'imbuto, adutungwa n'ibyo Kristo yereye hariya igorigota. Aho niho twicaye, kandi iyo tumaze kuhicara ukuboko kw'ibumoso kwa Yesu kuradusegura, ukw'iburyo kukadufumbata, tugahabwa urwandiko rw'ijuru rutari urw'itorero. Nicyo gituma biza bivuga ko hariho itorero rigaragara n'iritagaragara. Itorero rigaragara ritanga inzandiko zigaragara, ariko itorero ritagaragara ritanga urwandiko rutagaragara. Nicyo gituma ko umunsi Kristo azabashe kugaruka azahamagara babandi azi bari mu itorero ritagaragara, barya bakijijwe by'ukuri, urwandiko rw'ijuru. Kandi iyo usoma muri icyo gitabo cy'indirimbo za Salomo kizakivuga ngo wotanga ibyo afite kugira ngo arugure yose ko, ariko urwo rwandiko rw'ijuru iyo wihanye ibyaha baza baruguhera ubuntu. Naho icya 10 n'amaturo tukabitura rugushima kuko twahawe ubugingo. Mu Kristo amaze gutandukana n'abo bagabo, yakomeje urugendo rwe ngo aje kwigira imbere mu gikombe cyari gihari, ngo aze kureba hirya abona abagabo 3 bari bafunzwe baboheshejwe iminyururu. Aragenda bageraho, umwe yitwaga Muswa, undi akitwa Bute, undi akitwa Ruhangara. Aragenda bageze iruhande aravuga ati bene data, ubwo musinziriye mugasa n'abasinziriye ku isonga y'igiti, ntimuze kuko uwivuga nk'intare yoca hano atamutobura kuba umuhigo w'amenyo yaso. Ati nimwemere mbabohora iminyururu tugende. Muswa ngo aramubwira ngo iwe karabona ko nta kagarimo. Iwe rero Muswa yaravuze ati reka nongere nsinzire. Ruhangara waravuga ati kibindi giterekwa kundi bayacyo. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umukiza uzugenda mwivuga butumwa. Uko mukristo yari yagiye mwivuga butumwa, umukristo yamaze gukizwa aja mwivuga butumwa kugira ngo ahindure bene data. Yari yagiye mwivuga butumwa, asangayo ba Muswa, asangayo ba Bute, asangayo ba Ruhangara. Ba Ruhangara no kuvuga ngo ikibindi giterwa kundi bayacyo, muzamureka amagambo y'inzaduka asubira mu mitekerereze ya kera. Reka nkubwire mwene data, uwo ni umutima wa Ruhangara. Kandi Muswa nawe umunyabute ntacyo azayiha. Hayo dusoma mu gitabo cy'imigani ibice 6:6 kiravuga ngo genda witegereze ikimonyo urebe ko kizagikora, kizagihunika ibiryo byacyo bizagitunga mu gihe kizaza. Ese wewe ejo hazaza uteguye uti? Bamaze kumunanira ngo arakomeza aragenda, mu kanya gatoya ngo aza kubona abandi bagabo 2, umwe witwa Mihango y'idini n'undi witwa Ndyarya.
ngo burira inkike nabo ngo babageze mu nzira. Arababaza ariko se bene data ko mwuriye inkike nyiri iyi nzira ntamaze kubita abajura n'abanyazi kuko mwaciye ahandi mutaciye mwirembo rirasohokerwaho? Baramubwira batari ko se upfiki natwe kuri mu nzira natwe tukaba turi mu nzira, kandi tuzi ko iri dini ryacu rifite imyaka 1000 ari uko abiwacu bazaba bigenza. None se umuhango ugize imyaka 1000 woburwa gute kwemerwa n'umucamanza utabera? Ariko arabwira atari ko mfite ubwoba kuko mutaciye mwirembo rirasukirwa rwo muri iyi nzira, ati nimugera mu ijuru muzabona ibinaniranye. Bandi batari ko se upfiki ku bwacu kuri mu nzira natwe tukaba tuyirimo? Batari ko keretse ari uwo mwenda wambaye. Undi ati uyu mwenda nyine ndawambaye, nawe uhawe umunsi namburwaga ubushwambagara nari nambaye nkawambikwa na nyiri iki gihugu. Ati ndetse mfite n'urwandiko runyobora inzira, atandi ko ndagira ngo ibyo ntimubifite. Ngo avuga atyo ngo bareba hasi ntibagira icyo bamusubiza. Abo ni ba mihango y'idini n'abandi yaryo. Reka nkubwire kuko idini ntacyo rizagufasha keretse cyangombwa nukuba icyaremwe gishya. Akiri kumwe nabo bagabo baza kugera munsi y'umusozi witwa Biruhanya, umusozi ugoye. Ariko munsi y'uwo musozi ngo hariho isoko y'amazi. Mukristo ngo aragenda aja kuri iyo soko y'amazi, aranywa ngo amare kunywa abona intege azamuka uwo musozi. Kandi ngo kubera kuzamuka k'uwo musozi ngo byagezaho mukristo agenda maka, akazagendesha amaboko n'amaguru. Babagabo bombi nabo ngo baraza bageze munsi y'uwo musozi, babona ngo uzamuka cyane kandi inzira mukristo aciyemo nayitereye uwo musozi, ngo babona ntibo bishobora. Ariko ngo mu mbavu z'uwo musozi hakaba inzira ebyiri, imwe yitwa inzira ebyiri bashima ngo kuzinyuramwo, baziciyemwe imwe ngo yitwa Gakaga, iyindi kitwa Murimbuzi. Bashima kuzicamwo, umwe aca mu yitwa Kaga, undi aca mu yitwa Murimbuzi. Uwo mwanditsi yaravuze ngo zabatunguye mu butayu barasitara, ntibongera kuboneka muri iyo nzira. Ibya mihango y'idini na ndyarya aho niho byahekeye. Mukristo we arazamuka aragenda, ngo ageze mu mpinga y'uwo musozi ahasanga akazu. Nyiri uwo musozi ngo yubakiye abagenzi ngo kugira ngo baza baruhukiramwo. Mukristo ngo yinjira muri ako kazu akaruhukiramwo, agasangamwo intebe, agasangamwo n'ameza, aricara araruhuka. Akora mu isaho y'umwenda we, akuramwo wa muzingo w'igitabo, ngo arakomeza aragusoma, arishima aranezerwa. Ariko mu kanya gato ngo arahunyiza, arasinzira. Wa mutwaro cyangwa se wa muzingo w'igitabo ngo uramunyikuka uhanukira munsi y'intebe. Agisinziriye ngo hasangwa n'umugabo aramukangura ati wa munyabutewe uzasinzira ugeze ryari? Kanguka ugira ubwenge witegereze ikimonyo. Ayo ni ya magambo tumaze kuvuga mu gitabo cy'imigani igice cya 6 n'umurongo wa 6. Nuko mukristo ngo arazamuka, igice cy'umusozi cyari gisigaye, ariko azamuka yatakaje umuzingo w'igitabo. Aragenda ngo aze kugera mu mpinga y'umusozi, ahura n'abagabo babiri, umwe witwa Bwoba n'undi witwa Mutiringira. Ngo bari bagarutse birukanka cyane bakimiranye, ngo bagaruka arabadatse bene data mubaye iki ko mugarutse? Bati twajaga iyo twagendaga iyo, batariko twahiriwe kuko aho tugarukiye bati iyo tutaza kurunguruka twari kugeraho umuntu yifuza kugaruka ntagaruke. Undi atari ko se mubaye iki? Bati tubonye intare ziryamye iruhande rw'inzira, ati niba zisinziriye cyangwa zidasinziriye, atari ko iyo tuza kuzigera iruhande twari kubura kuba umuhigo w'amenyo yazo. Ati none rero dusubiyeyo. Bamucaho bamanuka umusozi birukanka basubirayo. Mukristo ngo akomeza inzira yigiye imbere, atekereza ibyo Bwoba na Mutiringira bamubwiye, ngo ashakira mu isaho y'umwenda we kugira ngo arebe wa muzingo w'igitabo wahoraga umuhumuriza, asanga yawutaye. Amaze gusanga yawutaye ngo biramubabaza cyane. Bimaze kumubabaza byatumye ngo asubirayo, agenda ushaka kugeza ageze muri ka kazu yahoze yicayemwo akagasinziriramwo. Ngo arebye munsi y'intebe abari hasanga uwo mutwaro cyangwa se uwo muzingo ariho wahanukiye, awusingiriza amaboko yombi, aricara hasi aricuza, asaba Imana
gusinzira kwamutakaje umuzingo w'igitabo. Ati urugendo nari kugenda rimwe ndugenze inshuro 3. Reka nkubwire mwene data, uyu musozi biruhanya ni isi. Kuzamuka ni ukugendana ubushake bw'Imana muri iyi si. Iyo tugendana ubushake bw'Imana muri iyi si ni ukuzamuka umusozi. Kandi kariya kazu kubatswe mu mpinga y'uyu musozi ni inzu yawe, ni inzu yanje, yubatswe mu mpinga y'uyu musozi. Reka nkubwire kuko inzu zacu nizo kuruhukiramwo ariko sizo gusinziriramwo. Kandi mu nzu yawe niho haza haturuka intege nke. Iyo umuntu aza kunanirwa azitangirira mu nzu yiwe, hariya ku buriri bwe mu rugo rwe niho intege nke ziwe zazituruka, kandi agatakaza ibyo yazaga akora. Yamara gutakaza ibyo akora agasigara gusa ari umuhango w'amateraniro, akaja gusenga ariko atagisenga, akavuga ibintu atagikora, kandi yaratakaje umuzingo w'igitabo, yaratakaje agakiza. Yaza kugerera iyi imbere akaza guhura na bwoba, agahura na mutiringira, ubwoba bukamutaha, kwiringira kukamushiramwo. Ariko icyafashije mu Kristo nuko yasubiyeyo akaza kureba harya yatakaje. Nicyo gituma bivuga ngo ibukaho wavuye ukagwa, wihane, ukora imirimo nk'iya mbere. Uko waza gusenga, uko wazaga wirinda, uko waza gukorera Imana, uko watangaga 10 n'amaturo, ibyo byose iyo umaze kugenzura uzutangira kuvuga uti n'iby'abande, n'ibyo guha abapasitoro, n'ibyo kugira gute. Ariko reka nkubwire, nacagiye waza gubitanga nibo bazaga babirya, kuko nibo baserukira Imana, nibo bayivugira, nibo bayirira. Nubibima Imana izabikubaza. Asubirayo aragenda atora umuzingo w'igitabo, abona kuzamuka umusozi yari yasigaje. Aragenda yigiye imbere, aja kubona izo ntare. Ariko imbere y'izo ntare hariho umuntu witwa Mukumirizi. Aramubwira ngo ca hagati muri zo, zirashumiswe, ziraziritse, ntacyo zikuba. Cyo cyatumye bivuga ngo ibikangisho by'intare ibikangisho by'umwanzi n'intare iziritse, nitudata inzira yacu ntabwo izadushikira. Iyo uri muri Kristo Yesu mu nzira ye, ibigeragezo ntibyobura kuza, ariko reka nkubwire ntibishobora kugutsinda kuko uri mu nzira. Arakomeza aragenda, aza kugera ku nzu yitwa Nyumba Nziza. Ageze kuri iyo nzu yitwa Nyumba Nziza, yakirwa n'abakobwa 4. Umwe witwa Mwirinzi, n'undi witwa Mwubahamana, n'uwitwa Nyirarukundo na Mwigengesero. Abo nibo bamwakiriye. Bamaze kumwakira baramucumbikira, ariko ngo bacitegura ibyo kurya bya nimugoroba, bashaka kumuganiriza. Nyirarukundo niwe wabanje kumuganiriza. Aramubaza ati ariko se urava he ukaja he? Undi aramubwira ati mvuye mu gihugu cy'irimbukiro nkaja mu gihugu cy'Isiyoni. Undi aramubaza ati ariko se kujuri wenyine, nta bandi mwazanye? Undi ati twarazanye na Nyamujirya Nino na Mudakurwa ku ijambo, atatujogera ku Isayo Gahinda Gasaze. Ati Nyamujirya Nino asubirayo, Mudakurwa ku ijambo asubirayo, ati Nyamujirya Nino nawe agarukira mu Isayo Gahinda Gasaze. Ati nyuma yabwo naje guhura na mihango y'idini na ryarya, ati nagerageje kubabwira ntibyakunda, ati nja gusanga Muswa na Bute na Ruhangara, ati nabo naragerageje ariko ntibyashobotse. Nyirarukundo aramubaza ati ariko se nta mugore ugira, nta bana? Aramubwira ati umugore wenda mufite, kandi mfite n'abana bato 2. Ngo avuge gutyo mu Kristo ngo ararira. Aramubaza ati se kutabazanye? Undi aramubwira ati barananiye. Undi ati se bari bafite impamvu ki? Aravuga ati umugore wanje yakunze iby'isi. Undi ati ariko wagerageje kumwigisha, wagerageje kumusengera? Undi ati byo narabigerageje, atariko ntiyanumva. Undi atoya yenda waza gubivuga warangiza ntubikore. Mu Kristo aramubwira ati kubera kubikora nicyo cyazaga gituma nanga.
ati ngiyo umuntu yatugiriraga nabi ati yazaga akenera kuko tuyimugarurira, atariko njewe nkamubwira ngo tumugirire neza, ati kubera iyo mpamvu icyo nicyo yanangiye butuma dutandukana. Aramubwira ati niba ari ibyo wakoze azapfa abazwa amaraso ye, nawe uzakiza ubugingo bwawe. Reka nkubwire mwene data, wewe uri mu rugendo rujya mu ijuru, ni ngombwa ngo werere umugore wawe imbuto, umwigishe neza, kandi ibyo mubwira ubikore, ukura ibintu mu magambo. Abana nabo yagerageje kumubwira impamvu zatumye bataza, birakomera. Kubera iki? Kuko batabyumvise. Ariko mukirisitu arakomeza aragenda. Reka nkubwire aba bakobwa bane, izi ni intambwe zine umuntu azayungukira mu itorero. Iyi nzu yitwa Nyumba Nziza ni itorero. Mu itorero uzuhungukira intambwe zigera kuri enye. Ijambo rya mbere, uhungukira urukundo, waherwa imbuto y'urukundo. Icya kabiri, ukubaha Imana. Icya gatatu, ukirinda hamwe no kwigengesera. Kandi izo ntambwe uko ari eshatu cyangwa se ari enye nizo zaherekeje mukirisitu, zimukura mu Nyumba Nziza zimugeza mu gikombe cyitwa Mucisha Bugufi. Iyo umaze kwakira izo ntambwe nizo zaziguherekeza zikakumanura zikagusubiza mu gikombe cyitwa Mucisha Bugufi. Ukicisha bugufi, ukamenya kwakira uwo ari we wese, ukuzura urukundo, ukavamo agasuzuguro, ukavamo kwibona, ukavamo kwireba, ukamenya ko umuntu wese ari umuntu kandi ko Imana imukeneye. Mu gikombe cyitwa Mucisha Bugufi uzugishorerwamo n'intambwe zigera kuri enye. Kandi bagiye gutandukana nawe, ijambo rya mbere ngo bamuhaye amazi mu gacuma. Icya kabiri ngo bamuhereza iseri ry'inzabibu. Mukristo arakomeza aragenda muri icyo gikombe cyitwa Mucisha Bugufi. Ageze mu gikombe cyitwa Mucisha Bugufi nibwo yahuye na Apoloni, kandi uwa Apoloni yaraje kumugarura. Ariko mukirisitu aramurwanya, aramunesha, amuneshesha inkota yari afite, ariryo jambo ry'Imana. Nta kindi dushobora kwitwaza keretse ijambo ry'Imana, kuko uriya mwanditsi wa Zaburi y'Ijana-na-19 umurongo wa 11, uwo mwanditsi yaravuze ngo nabika ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntazagucumuraho. Na hariya mu rwandiko rw'Abaheburayo kiriya gice cya 12 umurongo wa 12 n'ubundi haratubwira ngo ijambo ry'Imana ni inkota ikebera amugi yombi. Imana igufashe muri kunyura mu gikombe Mucisha Bugufi. Kandi Apoloni yagerageje kumugarura, undi aramubwira ati narakwanze kandi namenye ibihembo zuhemba kuko ari urupfu. Undi aramubwira ati uko niko bazabamera, bahora bamvaho bakagenda bwaca bakagaruka nk'abababarira. Ni ukuvuga ko iyo uvuye kuri Satani ukamwamamaza, ukamwigisha, ukagaruka, nta kundi aza guhapinisha bwaca akongera akakubabarira. Ariko bene data, muzamureka dukomeze ubuhamya twahamije umwami wacu. Mukristo arakomeza aragenda. Icyo gikombe Mucisha Bugufi akirwaniramo na Apoloni, aramunesha kubw'ijambo ry'Imana. Aza kugera mu kindi gikombe cya kabiri cyitwa ngo ni igikombe cy'igicucu cy'urupfu. Icyo gikombe cy'igicucu cy'urupfu yagisanzemwo ibintu bitatu byari bimubabaje. Ijambo rya mbere hariho umwijima wahishaga inzira. Ijambo rya kabiri hariho isayo yari izengurutse icyo gikombe cyose. Urundi ruhande hakaba uruhavu rurerure, urwo impumyi zirandasi izindi zizazigwamo. Iyo yirindaga ngo kugwa mu ruhavu yajaga kugwa mu isayo, bikavuga ngo iyo sayo
umwami Dawidi ngo yigeze kuyisayamwo ngo ariko ishobora byose itaza kumusayura ngo iyo sayo iba yaramuhotoye. Reka nkubwire ko iyi sayo umwami Dawidi yaguyemwo ni mu cyaha cy'ubusambanyi. Pawulo yaranditse aravuga ngo ibindi byaha byose bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko icyo cyaha cyo ngo gikorerwa imbere y'umubiri kandi ngo kigira inkovu nk'iy'ubushye. Icyo ni icyaha kibi rwose. Iyo umuntu yinjiwe n'icyaha cy'ubusambanyi, ishobora byose ni ishobora kumusayura ikamuhagararaho. Ruriya ruhavu rurerure rw'indyarya impumyi zirandasi izindi zazigwamwo ni abantu bavuga ubutumwa butari bo, n'abigisha ubutumwa bw'ibinyoma. Naho umwijima wahishaga inzira, reka nkubwire kuko ari ubukene. Ni ubukene niwo mwijima uhisha inzira. Ariko muri ibyo byose Mukristo ngo ageze muri icyo gikombe cy'igicucu cy'urupfu ndiyongeye kurwanisha iyo nkota, ahubwo ngo yayisubije mu rwubati ahindura iyindi yitwa gusenga ku buryo bwose. Tuyisanga mu rwandiko rw'Abefeso kiriya gice cya 6 n'umurongo wa 17 haravuga ngo dusengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Icyo nicyo cyatumye atambuka igikombe cy'igicucu cy'urupfu. Kandi reka nkubwire igikombe cy'igicucu cy'urupfu ni ugutandukanya kamere n'ubugingo. Iyo wambutse igikombe cy'igicucu cy'urupfu uba umaze gutandukanya kamere n'ubugingo, kandi ngo yamaze kucyambuka ikindi gice cyose ngo kirasirwa n'umucyo, akazasigara abona ikibi icyo ari cyo cyose cyaba kije akakibona, kuko aba amaze kumenya ikibi n'icyiza atandukanyije kamere n'ubugingo. Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Aya magambo niyo Imana yari yadushize ku mutima kugira ngo tuganire iki gitabo cy'umugenzi. Ikindi gice gisigaye tuzakomeza kukiganira ubutaha, kuko aho tugeze ni mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Nyuma yabwo tuzaza kuganira amagambo asigaye dusoza kino gitabo. Ariko reka nkubwire ko iki gitabo ni indorerwamwo y'urugendo rwacu hano ku isi turora mu gihugu cyo mu ijuru. Uzugisoma ukigereho, kizakwigisha uko ukwiriye kwitwara nuko ukwiriye kwifata n'ibigeragezo nuko bazabinesha kugeza tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Imana nigufashe, Imana iguheze umugisha kugira ngo wumve aya magambo umukristo yaba yavuze. Nicyo cyatumye aririmba ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasha kumara umubabaro. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ku musaraba mwiza. Niho umuntu abonera abagabo batatu bakamuhumuriza ku musaraba mwiza. Niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru rutari urw'itorero. Yesu akugirire neza kandi abaho umugisha naho ubutaha. Amen. Uyu mwari kumva ni Pastor Masomo Gabriel ukorera mu itorero rya ADEPR Paruwasi ya Bibare. Tukaba tubashimiye Imana kandi tubingengera gusoma iki gitabo. Ubwo rero naho ubutaha tuzakomerezaho tugarukiye. Yesu abahereza umugisha. Telefone ni 0783333957. Izo nizo telefone ngendana mushobora kuduhamagara.
shimwe ugira. Uwiteka arakwibutse, mukobwa w'i Yerusalemu, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira. Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira. Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse. Uwiteka arakwibutse, mukobwa w'i Yerusalemu, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira. Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira. Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse. Ntabwo uzahora urira, ntabwo uzahora uganya, ntabwo uzahora urwaye, ntuzahora ukennye. Igihe kirageze uririmba utuwite kuri mwiza. Ntabwo uzahora urira, ntabwo uzahora uganya, ntabwo uzahora urwaye, ntuzahora ukennye. Igihe kirageze uririmba indirimbo zishimwe, kuko Uwiteka arakwibutse, mukobwa w'i Yerusalemu, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira. Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira. Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse. Uwiteka arakwibutse, mukobwa w'i Yerusalemu, mukobwa w'i Yerusalemu, dora kwaguriye imbago, rekeraho kurira. Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse, dora arasaguye,